Ndabasuhuje cyane nk'uko mubibona rero hari itangazo rituruka muri Athene network, ni ukuvuga ngo muri Athene network harimo coin cyangwa se token baduhaye, kanze mfungure nyikwege, yitwa Doge, ariko iyo Doge ntabwo ari ya Doge dusanzwe tuzi. Ni ukuvuga ngo nk'ibisanzwe iyo ukanze hano kuri wallet ubona ibintu ufiteho, uzabonaho Athene, uboneho, urabona dufiteho Athene tukagiraho izi Doge. Izi Doge rero zirimo zirabikuzwa, ibi bya gem n'ibindi byose tuzagenda tubimenya, ariko muri aka kanya tugiye kureba uko twabikuza izi Doge zo muri Athene network. Ni ukuvuga ngo rero nihuse ndasubira muri ya WhatsApp hamwe na rindi. Muri WhatsApp urabona bakwereka process, ni ukuvuga ngo iyi ni contract address ya Doge, ariko uranyura kuri iyi network. Ni ukuvuga ngo iyi network niyo yo kunyuraho. Icyo ukora rero ukanda ino network ukayikopiya, ukurikire iyi ngiyi, urayikopiya gutya. Nimara kuba ibaye copied, ikintu uhita ukora uraza ukajya muri metamask, ugafungura metamask yawe. Kanze nyishake, urihangana ntabwo iri kuboneka vuba, urayifungura. Igitinda ariko turayitegereza nayo igafunguka metamask. Ubwo nakopiye ka linki ko hasi. Ni ukuvuga ngo metamask ngiye kuyifungura. Gufungura metamask ndashaka kuyifungura nkoresheje fingerprint. Ndakoresha fingerprint mu kuyifungura. Metamask rero ikimara gufunguka uhita uza ukanyura ahangaha, uraza ukanyura hano kuri iyi browser, no browser ukayikandaho. Wamara gukanda kuri browser ugategereza browser igafunguka kugira ngo ubone aho pasting. Turategereza twihanganye, harimo ibindi bintu byinshi. Ni ukuvuga ngo uhita uza rero hano hejuru, ukaza hano muri search, hano hasi. Aha muri search niho unyura, ugakanda kuri search utitaye ku birimo byose. Ibirimo byose rero uhita ukanda kuri aka kantu bikavamo, ukabona gushyiramo ya link twakopiye tuyivanye kuri WhatsApp. Ngira ngo urayibona, nyishyizemo. Wamara kuyishyiramo ugahita utegereza, uyishyiramo gutya, ugahita ukanda enter hano hasi kuri enter, ugategereza bikarodinga. Ni ukuvuga ngo urabona ko hahise hazamo Athene Parthenon, ngo ni Parthenon Explorer, yitwa Athene Parthenon. Ni ukuvuga ngo urabona ko imeze gutya rero, ni uku nguku ihise izamo. Ikimara kuzamo gutya Athene Parthenon, ubwo urasabwa gukanda hano kuri aka kantu kameze nk'ikofi, ugakandeho aka ngaka. Wakanda kuri aka k'ikofi uhita uhitamo hano metamask. Ubwo uraza uhita uhitamo iyi metamask, uba ariyo ukandaho, utegereze. Nurangiza hano hasi, ubwo urahita uza ukande hano kuri connect. Urabona ko ibaye connected. Bimaze kugenda gutya urongera ukande hano nanone, ntabwo uhita wigendera, urongera ukande hano kuri aka kantu. Numara kugakandaho urakanda muri iyi setting yako. Ni ukuvuga ngo urahita ukanda hano muri iyi setting yako. Iyi setting, ikimenyetso cya setting wakibonye. Noneho numara gukanda muri iki kimenyetso cya setting, ngira ngo urabibona, urahita noneho uza ukande hano, ukurikire neza hano ndi kunyura, urakanda muri aka kantu aka. Numara kugakandamo gutya, biri kurodinga, urongera ukande hehe, urongera ukande muri aka kantu nanone, aka ngaka, ugakandemo, utegereze. Noneho urabona ko bigenze gutya, uraza guhita ukanda hano hasi handitse confirm, ahangaha ukande confirm.
noneho uhita ukanda hano kuri switch network, ahangaha switch network urakandaho utegereze, uraza noneho nibigenda gutya urahita ukanda kuri got it utegereze. Ibi bisaba kuba ufite network ihagije nibwo bihita bikunda. Turategereza network biri kurodinga nyine, ni ukuvuga ngo urategereza nk'uko nanjye ndi gutegereza birodinga. Ni ukuvuga ngo bimaze kugenda gutya rero urakanda hano ugaruke hano kuri iyi wallet bisanzwe, ngira ngo urahita ubona ko network ya Athene yagezemo hano. Ubwo ni iyi network twari turi kurwana no gushyiramo. Ino network rero imaze kugeramo, ikintu uhita ukora uraza usubire gufata ya contract address ya Doge, urasubira muri WhatsApp hano noneho uze ufate iyi contract address nk'uko nawe nayiguhaye uyikopiye, urakanda copy usubire muri MetaMask. Noneho iyo tugiye gushyiramo token dukanda hano rero kuri import tokens, ahangaha warangiza ugahita uza ugakanda hano ukayishyiramo, ugakora paste contract address, tugiye kuyipestingamo, wakoze paste, warangiza ugakora next, ugahita ukora import, ugakanda kuri import, ngira ngo urabona ko ibaye imported. Ubwo icyo kirarangiye. Sasa noneho ngiye kukwereka uko tuzibikuza. Ni ukuvuga ngo turahita dukanda hano kuri MetaMask, bihora ari kimwe, ntware kano ka address ka MetaMask. Ubwo ngiye muri Athene, kugira ngo mbikuze ziriya Doge. Ubwo ndafungura Athene, ukurikire step by step, nubona ari byiza ukore like, subscribe nimba utarabikoze. Ubwo nyine urahita unyura kuri wallet yawe ya hano hamwe twanyuze kare njya kubereka ibirimo, urahita ukanda hano kuri Doge, ahangaha kuri Doge n'ubundi. Noneho numara gukanda kuri Doge, sorry ntabwo ari kuri Doge, ahubwo uraza ukande hano kuri withdraw ahangaha. Numara gukanda kuri withdraw, urahita uza hano ukurikire step by step, urahita uza hano hari USDT, biraterwa n'ikirimo uhitemo, urakanda kwa aka kantu, kande kwa aka kantu, nurangiza uhitemo Doge. Nihamara kujyamo Doge, kugira ngo zibikuze zose urakanda hano kuri max, zose zibikuzwe max, niho ugiye gukanda. Ngo urahita ukanda hano kuri max, yahise hajyamo, niba ari 648,600 ni 6,886,816. Noneho wallet address ni ya yindi twakuye muri MetaMask, niyo uhita pastinga hano, ngira ngo wabonye ko twayizanye. Ukurikire step by step. Noneho hano network ni ya yindi ya Python. Noneho hari fees bagiye kunkata rero, ukurikire hano bari bunkate fees ingana gutya. Ubwo nizo bankata, ubwo ni 129,790, 1,297,363. Urabona bari bunkate 1,1,200,000 mu gihe mfiteho 6,000,000. Icyiza kugira ngo bikunde, urareba hano mu mutuku ukuntu handitse, hano mu mutuku handitse ngo please double check your wallet address to ensure you receive your assets. Blockchain transactions cannot be revised once sent. Ni ukuvuga ngo cekinga neza ko aho ugiye gushyira ariho. Ariko iyi gas fee bari bunkate ni 1,000,000 irenga, reka mbikuze 5. Ubwo hano ngiye gukuramo nshyiremo 5,000,000 zonyine kugira ngo bishoboke. Kuko urabona hari ibyo bari bunkate, mbikuje biriya ntibyakunda. Ngiye kubikuza 5,000,000 gusa. 5,000,000 barankata 1,000,000, nta kundi. Ubwo twagiye ngiye gukora confirm, ndareba nimba hari izisigaraho nazo ndi buzibikuze. Ninkanda kuri confirm, ndahita nkanda hano kuri send OTP, ndakanda hano kuri send OTP, ukurikire step by step. Ubwo ndahita njya kuri email,
ndebe OTP bampaye, ndebe OTP. Ndategereza OTP bampaye iri butume mbasha kubikuza, ngiyi. Ubwo ndahita nza mfate iyi mibare nyikopiye, then nsubire hahandi hari OTP, mpite nza nyipesitingemo hano. Ngiyi 6664155, nkore confirm. Nkanda kuri confirm, nongere ngo the system has acknowledged your withdrawal, confirm bwa kabiri. Hano hasi nkande nanone confirm. Ngira ngo byabikuritse, noneho bari kunyereka insufficient balance. Reka nze noneho ndebe, turakanda back tugaruke. Uriya kubikuza nabikuje, ngira ngo urabibona ko zahise zivaho, hasigayeho 400 ingahe. Ubwo ibi nabyo nshatse nabibikuza, kubera ko nakuyeho 5 batwaye imwe. Ibi nabyo nabibikuza ukwabyo. Reka mbe mbiretse, ahubwo tujye muri metamask turebe ko zagezemo. Ngira ngo urabibona ko zavuyeho. Unagiye muri history, iyo ushaka kureba ibyavuyeho ugira muri historic, ukareba muri history bahita bakwereka. Urabibona ko nabikuje 5,000,000 zihwanye na fees ya miliyoni. Ibyo byabaye. Reka ahubwo turebe muri metamask, ese zagezemo cyangwa bizasaba undi munsi. Ariko ndabona iyo zahise zivamo ko nta kabuza zigomba guhita zigeraho ziri supposed kugera. Reka dutegereze turebe ko zahageze. Ndafungura metamask, dutegereze turebe ko ariho zagiye. Turategereza, ujye ukurikiza ibintu byose step by step, nawe uzagenda ubibona. Uzamenyera byinshi cyane kuri iyi YouTube channel ya Mazarolex, kandi ujye ukora subscribe, ukore ku nzogera. Iyo utakoze ku nzogera kenshi hajyaho update ntuyibone, nta notification ubona. Ubwo ngira ngo urabibona rero ko zagezemo, dore ngizi rwose hano. Ubwo icyo dutegereza rero ni ukuzareba igihe cyo kujya ku isoko kwazo. Ubwo nawe rero wabikora gutya, ni uko bikorwa step by step. Turi kumwe rero, mukomeze kugubwa neza.